ahantu yararyamye yitabaje ibintu bitandukanye, yanyoye imiti twita iya kinyarwanda, yanyoye imiti twita iya kizungu, ndetse yagiyeho nukuvuga ngo ubushakashatsi bwamukoreweho, ariko imyaka imubana 38 ahekwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero. Ndimo ndashaka kukubwira ikintu kimwe, Petero amugeze aramubwira ngo ifeza warazihawe, ariko uyu munsi nta feza dufite. Ndimo ndashaka kuvugana nawe muvandimwe, ndimo ndashaka kukubwira wowe nkurikiye, Imana ishobora byose imanuye imbaraga ku buzima bwawe zigukiza. Imana imanuye imbaraga zikubatura. Imana imanuye imbaraga ziguhagurutsa muri ubwo buzima. Imana imanuye ububasha buremereye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kuvugana n'unkurikiye, Imana imanuye imbaraga zigukiza. Imana imanuye imbaraga zimanuka mu magufwa. Imana imanuye imbaraga zinjira mu mitsi. Imana imanuye imbaraga zinjira mu mutima. Imana imanuye imbaraga zinjira mu misokoro. Imana imanuye imbaraga zinjira mu mutwe. Imana imanuye imbaraga zikubatura ugahinduka muzima mu izina rya Yesu. Ikibazo umaranye igihe kirekire ntacyo kintwaye. Ndimo ndashaka kukubwira Imana ikiza. Ndimo ndashaka kukubwira Imana itabara. Ndimo ndashaka kukubwira Imana ishobora byose, idakora nk'uko abantu bakora. Icy'ingenzi ni kimwe gusa, nuko wizera ibyo ndimo nkubwira. Ukizera umwami Yesu Kristo, ukizera kuko Kristo yari arejo n'uyu munsi ariko ari. Uko yakoraga i Betaniya n'uyu munsi niko ari. Uko yagaragaye kwa Yayiro n'uyu munsi niko ari. Uko yagaragaye i Betesida arimo ahagurutsa umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, imbaraga yakoreshaga icyo gihe n'uyu munsi niko ari. Ndimo ndashaka kukubwira iki, Yesu ntasaza, Yesu ntagajuka, Yesu ntahinduka. Uko yakoraga kera n'uyu munsi niko ari. Nje kukubwira aya makuru rero, Imana iguhagurukije abantu bagushize igihe kirekire. Imana imanuye imbaraga zigukiza. Imana imanuye ubushobozi n'ububasha bukubatura bukagukura mu buzima urimo. Imana ishobora byose ije gukora ibitangaza n'ibimenyetso ku buzima bwawe. Imana ije gukora ibintu biremereye. Bibiliya ivuze iki? Itubwiye iki? Bibiliya irimo irambwira ngo umunsi umwe Yesu arimo agenda ageze ku ibaraza ry'urusengero i Betesida. Hari abantu batandukanye barwaye indwara zitandukanye. Ahasanga umuntu hamaze imyaka 40, ngo amwitegereje amenya akababaro ke, amwitegereje amenya agahinda ke, amwitegereje amenya ko abantu bamutaye, aho abantu bamwanditse ko ahamaze igihe kirekire. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe, aho abantu bagushize Imana irahazi, ibyo abantu bagukoreye Imana irabizi, aho abantu baguciriye Imana irahazi, aho abantu bakujugunye Imana irahazi. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo kandi meza. Imana iguhagurukije aho abantu bakwanditse. Imana iguhagurukije aho abantu bakujugunye. Imana iguhagurukije aho abantu bibwiraga yuko utazava. Imana igukoreye ibirenze iby'abana b'abantu batekereza. Imana iciye inzira ko amahirwe aracyahari. Imana iguciriye umuvuno. Imana iciye indi nzira abana b'abantu batatekerezaga. Imana iciye inzira abanyabwenge batatekerezaga. Imana iciye inzira nshya ku buzima bwawe. Birivuze iki rero? Ngo Petero na Yohana bahageze, baramwitegereza, bamurebye, baramubwira ati muvandimwe, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko ikintu dufite tugiye kukiguha mu izina rya Yesu. Ngo Petero yinjira mu mbaraga zo kwizera. Petero yinjira mu mbaraga za shebuja. Petero yinjira arazimiza, ngo amufata ukuboko kw'iburyo, amuhagurutsa mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Ndimo ndavugana n'ubuzima bwawe, nguhagurukije mu izina rya Yesu. Ndimo ndavugana n'umutwe wawe, mutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ndimo ndavugana n'uburwayi ufite, mbutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ndimo ndavugana na situation irimo ikomeye, nyitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Akira ihumure ry'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Imana ishobora byose ni guhumugisha kandi kugirire neza. Ndimo ndashimira Imana ikoze ikintu gikomeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rimbwiye iki rero? Petero na Yohana abwira uyu muntu, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Ndimo ndashaka kuvugana nawe nsatira gusoza. Hari aho abantu bagushize, hari aho abantu bagushize, ndetse iyo bakureba babona nta kizakuvamo, ndetse iyo bakureba babona uri intabwa,
ndetse bakureba babona ukwiriye igisuzuguriro. Ndimo ndashaka kukubwira aya makuru meza, uko abantu bakubona bitandukanye n'uko Imana ikubona, uko abantu bakuvuga bitandukanye n'uko Imana ikuvuga. Imana iguhagurukijeho abantu bagushize mu izina rya Yesu. Nyemerera nkorotirira aha hantu nkubwira ngo Imana ishobora byose ni guhumugisha kandi kugirire neza mu izina rya Yesu. Yari Ntambara Emmanuel, Imana ni kugirire neza. Shalom, shalom.